Yes, mbahaye ikaze inshuti bakunze mukunda kubana nanjye mu biganiro bya EDL TV, ni everyday life cyangwa se day to day life. Nk'uko rero mugenda mubibona muri video, ni video yagiye icicikana ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga, igaragaza ko nyine Moses yagiye kuburana mu rukiko rw'ibanze. Ni video rero igaragaza agera ku rukiko, ni Turahirwa Moses cyangwa se nyiri motion, aho rero yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho rero agiye kwiregura kuri bimwe mu byo ashinjwa, akurikiranweho nyine byo gukoresha ibiyobyabwenge no gufatanwa udupfunyika 13 tw'urumogi. Aho rero yagiye agaragara nyine mu mafoto yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, mu nkweto za zindi zigezweho z'ubu z'abasitari, ariko agaragara nk'aho nyine afite ibibazo byinshi, bigaragara ko nyine yananutse. Aho rero bigaragara ko yaniyogoshesheje, afite agasatsi gakeya. Ni muri urwo rwego rero nk'uko mugenda mubibona nyine, ni kuri uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu, mu gitondo neza ku isaha y'isa 12:30 yagezwaga ku rukiko. Aho rero yari yazanye n'umumetere umwunganira cyangwa se wagombaga kumufasha mu mizi y'urubanza. Aho rero yagaragaye ari kumwe n'umwunganizi ariko utazi ikinyarwanda. Byafashe igihe kitari gitoya kugira ngo babashe guhuza nyine mu buryo bwo kumwunganira. Aho rero yavuze ko nta byinshi bihari byo gutangaza usibye kuba barindira n'ibizamini bye bigaragaza ko yaba ubuzima bwe bwo mu mutwe bwaba buhagaze. Ibindi ni uko nk'uko byagiye bigaragazwa, yageze mu rukiko agaragaza ko afite ibibazo, arira, anashaka kugaragaza ko nyine ari ibintu byamugwiririye, ariko ni ibintu bitabaye rimwe cyangwa kabiri. Aho rero leta yagiye ikora ku buryo imwihanganira, ikagerageza no kumufasha, bimwe ikabirenza amaso. Ni muri urwo rwego rero yagiye afungwa inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Aho rero kuri uyu munsi ubwo yagezwaga mu rukiko, yabuze ikintu avuga, ahubwo akajya arira. Yamaze igihe kinini cyane ari kurira, nk'uko ngenda nyine mbibereka mu mafoto n'amashusho. Yagejejwe imbere y'urukiko, hateganyijwe ko nyine agomba kwiregura. Aho rero akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Agomba gukurikiranwaho ni amagambo yakoresheje atari meza, atuka cyangwa se avuga nabi umukuru w'igihugu. Nubwo bitari included muri dosiye, ariko nabyo ni ibintu nabyo agenda akurikiranwaho. Aho rero yagaragayeho imyitwarire itari myiza. Inkuru rero iragira iti, mu kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, Turahirwa Moses yazanye umwunganizi mu mategeko utumva ikinyarwanda. Hasabwa umusemuzi. Yamaze iminota 4 arira. Ni ukuvuga ngo rero Moses yamaze iminota 4 arira atavuga, ubwo yari asabwe kwitegura. Yemeye ko yanyoye urumogi ndetse yarufatanywe, ariko avuga ko yemera ko yafatanywe amagarama 2, mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko yafatanywe udupfunyika 13. Uko rero niko ikirego kimeze, aho akurikiranwe. Aho rero hamwe yagiye yemera ko urumogi barumufatanye kandi ko yarunyweye, ariko amagarama cyangwa se n'ingano yaba yarakoresheje ari byo urukiko mu birego bamurega rwaba rwongereye se, cyangwa bikaba bidahuye we n'ibyo yakoresheje. Ku nkuru yanditswe n'Inyarwanda rero, umutwe uragira uti: mu marira menshi Moses yaburanye yemera kunywa urumogi. Iyo rero ni inkuru cyangwa se umutwe w'inkuru ya Moses nyine
aho yagezwaga mu rukiko iragira iti Turahirwa Moses wamenyekanye nka Motion yaburanye yemera icyaha cyo kunywa urumogi nyamara ahakana umubare w'urumogi bamufatanye. None ku itariki 6 Gicurasi 2025 Turahirwa Moses yamamaye nka Motion yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro akurikiranyweho icyaha cyo gutunda, kunywa no kubika urumogi. Yageze ku rukiko mu gitondo cya kare saa 12:00 hanyuma saa 3:30 atangira kuburana. Ubushinjacyaha buvuga ko Moses akurikiranyweho icyaha cyo gutunda, kunywa no kubika urumogi. Moses yemera icyaha cyo kunywa urumogi avuga ko yakuye muri Kenya ariko ahakana ibyo gutunda avuga ko yazanye amagarama 5 ayakuye muri Kenya bityo ko bidakwiye guhabwa inyito yo gutunda. Yafashwe saa 6 z'ijoro ku itariki 12 Werurwe 2025. Yakangutse yumva hari abantu benshi atinda gufungura baca mu rugi ahita yemera kugenda ndetse atanga amagarama 2 y'urwo rumogi avuga ko yari yarakuye muri Kenya. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko yafashwe ku wa 14 Werurwe 2025 nyuma y'uko abatangabuhamya bavuze ko yaba afite urumogi kandi anywa. Bavuga ko bamufatanye udupfunyika 13 mu gihe we yemera amagarama 5 gusa. Moses yasabye kuburana adafunzwe kuko atakamba kandi asaba imbabazi ko yari yaratangiye kureka burundu urumogi kandi yanasuwe muri gereza n'abaganga bamwitaho. Yavuze ko aciye bugufi imbere y'Imana n'abantu bose ko atazongera kunywa urumogi ndetse avuga ko ahawe amahirwe yo gusubikirwa ibihano yajya atanga amakuru n'ibizamini by'uko arimo kureka urumogi burundu ndetse ko anabonana n'abaganga bamwitaho. Ibi ngibi rero birasa nkaho ari amatakirangoyi kuko ni inshuro nyinshi nyine yagiye afatwa akababarirwa akagerageza guhabwa warning bijyanye n'ubufasha yagiye ahabwa. Ntabwo byari bikwiye ko yasubirwa cyangwa se yasubira kwifata nabi mu buryo yagaragaje. Inkuru rero irakomeza igira iti yavuze ko yari yaravuganye n'umuganga muri Amerika ndetse anafite itike yo kujya kureba no kuvugana n'abaganga bashinzwe kumwitaho ngo abashe kureka burundu ibiyobyabwenge. Yavuze ko yatangiye gukurikiranwa n'abaganga mu ntangiriro z'uyu mwaka kuva mu kwezi kwa kabiri ndetse ko imyanzuro y'urukiko ariyo yatumye ajya mu gahinda gakabije katumye anywa ibiyobyabwenge by'urumogi. Aya rero ibi ngibi yagiye atangaza no gushaka gufeka inkiko ariko zo zisanzwe zizi ukuri cyangwa se zizi n'ubusanzwe n'imyifatire ye, aho rero yagiye agaragara mu bihe bitandukanye ashaka gusebya umuryango wa FPR. Yaranawusebeje ariko si no kuvuga ngo yashatse kuwusebya, yigaragaza rero nk'umuntu udashyigikiye politike iriho, aho rero ari umuntu
mu bihe bigiye bitandukanye wagiye witabwaho bishoboka, agahabwa ibishoboka ariko nyine kwa kundi ya myifatire itari myiza ye, aho nyine n'umubyeyi we yamwitakanye aravuga ati ibi bintu ntabwo mbimushyigikiyemo, ntago ari ibintu byo gushyigikirwa se cyangwa byo guhabwa, byo gushyigikira. Ni muri urwo rwego rero Moses cyangwa se Turahirwa nyir'inzu ya Motion ni umuntu wagiye agaragaza imyitwarire itari myiza ku buyobozi, bijyanye rero n'imyifatire nyine yagiye agaragaza. Ku bindi rero wamenya nk'uko mubibona mu mafoto rero, ni Rihanna wagaragaye atwite, ni mu birori byabaye rero mu ijoro ryakeye ku wa gatanu Gicurasi 2025 i New York. Inkuru iragira iti mu birori byari byakoranyije benshi bafite amazina azwi mu myidagaduro y'isi, kuva ku bahanzi, abamurika imideri, abakinnyi mu mikino itandukanye n'abandi benshi. Bamwe mu bafite amazina akomeye bitabiriye ibirori harimo Rihanna waserutse atwite, Kamala Harris, Zendaya, Coco Jones, Usher, Kim Kardashian, Lizzo, Cardi B, Shakira, Kendall Jenner, Lupita Nyong'o, Nshuti Gatwa n'abandi benshi. Ibi birori byatangiye mu 1948, kuva 2005 byatangiye kujya biba muri buri wa mbere w'icyumweru cya mbere cya Gicurasi buri mwaka. Ibi birori bya Met Gala benshi bita Costume Institute Gala byabereye ahitwa Metropolitan Museum of Art, ari nayo itegura iserukiramuco ngarukamwaka ry'imideri mu mujyi wa New York. Niyo nkuru rero nk'uko bigenda byagaragajwe mu mafoto, aho rero ari Inyarwanda yakoze ino nkuru, igenda igaragaza nyine bamwe mu basitari bari bitabiriye, abanyamideri, nk'uko mwumvishe ko nyine na Gatwa yari arimo, aho nyine ari umunyarwanda umaze kugira izina rinini mu myidagaduro ya sinema muri Amerika, aho rero ari umunyarwanda, n'abandi benshi bagiye batandukanye mu byiciro byose byinshi bigiye bitandukanye, aho rero hagiye hagaragaramo n'Abanyafurika, harimo na Burna Boy, harimo Ayra Starr, harimo Tyla n'abandi benshi bagiye batandukanye, aho rero ari igikorwa kigaragaramo nyine imyambarire se cyangwa imitegurire yo ku rwego rwo hejuru, aho rero buri wese aba yateguye ku ndabyo nziza cyane n'imyambarire nyine igezweho yo muri iki gihe. Mbashishikariza ko rero mwakora subscribe kuri EDR TV kugira ngo njye ngenda mbagezaho inkuru nk'izi ngizi ziba zigisohoka ari nshyashya. Mu bandi bahanzi bitabiriye harimo abo muri Amerika nyine barimo abagiye batandukanye, barimo Demi Moore, harimo uwitwa n'abandi benshi bagiye batandukanye, aho rero hari harimo na Pharrell Williams na Alicia Keys. Ni benshi ni igitaramo rero cyo cyahuriyemo abantu benshi bamurika imideri, abakina filime, abakina football n'abandi benshi bagiye bazwi muri institution nyinshi zigiye zitandukanye. Mwakoze rero kubana nanjye muri iki kiganiro, mukomeze kubana natwe mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, tuzajya tugenda tubaha update nk'uko bisanzwe. Ni EDR TV, mu kwandika EDR TV 250 kugira ngo ujye ubasha kugera ku nkuru zose, no ku muntu nyine utarayadinga, ni muri urwo rwego azajya yandika gutyo ku mbuga zose, haba Twitter, Facebook na Instagram na TikTok, hose turiho kugira ngo tujye tubagezaho
inkuru nk'izi ngizi zigiye zicukumbuye ku bindi n'amakuru mashyashya tugenda tuyabagezaho uko agenda asohoka. Keep in touch, see you.